Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri iki kiganiro, nizere ko rwose iki kiganiro kiri buze kuba cyakuryohera gatanu kuri gatanu. N'ubundi ni breaking news ziba ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sports gatanu ku kandi. Ikipe ya Rayon Sports ndagira ngo mbabwire ko kuri iyi saa sita kuri uyu munsi kabisa nibwo yakiriye ibaruwa rwose iturutse ku mugabo ukomeye cyane wahoze akinira ikipe ya Rayon Sports, na wundi bamwita Eritien Nzinga Ruvumbu. Eritien Nzinga Ruvumbu umukongomani kabisa wahoze akinira ekipe ya Rayon Sports akaza kuba yakerekeza muri AS Vita Club hariya n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uburyo ki yaraserebuye nabi afunga umunwa. Bisobanuye ko bavugaga ko cyangwa se byari bisobanuye ko abanyakongo bari kwica amahanga yicejekeye. Ni ku mukino wari wahuje ekipe Rayon Sports ndetse na ekipe ya Police Football Club. Urabireba neza cyane na Muzinza Kazeru ni hariya rwose yabaye yabikora gatanu ku kandi. Reka tugende n'ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko tugikomeza n'amakuru yacu ndetse n'izindi update ziri kugenda zivugwa mu ikipe Rayon Sports, ndagira ngo ubanze ukande subscribe niba aribwo ukigera hano kuri Kigali Sport, umurongo mugari w'ibiganiro byiza cyane bivugwa mu ikipe Rayon Sports ndetse n'ayandi makipe mugenda mushaka ndetse n'ayandi makipe mugenda mukunda hano mu Rwanda, tutibagiwe ndetse n'amahanga. Ndizera ko mwamaze no kuba mwaterekamo ibitekerezo byanyu muri komenti mutubwira uburyo ki ibi bintu bihagaze mu ikipe Rayon Sports, uburyo ki bari buze kuba babifata, byose tugiye kuba twabiganiraho. Ahubwo ndagira ngo mube mwanera inyunganizi cyangwa se support, muntera subscribe, mugenda mushyiramo na komenti muvuga uburyo ki ikiganiro gihagaze, uburyo ki muri kucyumva gatanu kuri gatanu, nicyo tugomba kuba twakosora. Uyu mugabo bamwita Eritien Nzinga Ruvumbu wahoze akinira kipe ya Rayon Sports mu mwaka w'ibihumbi 2021 aza kuba yakirukanwa na shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League hano mu Rwanda rwose, ndetse na ikipe Rayon Sports iza kuba yamuhagarika mu ikipe ya Rayon Sports. Rwanda Premier League yabaye yamwirukana amezi agera kuri 3 adakinira mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe nuko yarakoze ikosa rikomeye cyane ryo guserebura afunze umunwa. Byagaragaza yuko rwose abanyekongo bari kuba bakicwa amahanga yiturije, byatumye rwose ahagarikwa mu gihugu cy'u Rwanda, atazongera kuba yakinira mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ariko amakuru yaje kuba yajya hanze, yavugaga ko yari yamaze kuba yashukwa n'ubuyobozi bwa gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, burimo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bizeza uyu mugabo ko bazagenda bamuha ibihembo bigiye bitandukanye, ndetse bakamubwira ko azahura na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Tshilombo kabisa. Uyu mugabo byaje kuba byarangiriraho, biza kuba byanarangira uyu mugabo kabisa atabashije no guhabwa ibyo yari yemerewe, atabashije no kuba yahura na Perezida Tshisekedi. Rwose uyu mugabo byaje no kuba byamubabaza, ariko mbagira ngo mbe nababwira ko inkuru tuzanye aka kanya nuko uyu mugabo yamaze kuba yakandikira ekipe Rayon Sports asaba imbabazi. Rwose ni imbabazi zize zisanga n'ubundi bwo imbabazi yari yasabye umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ese uyu
uyu Ruvumbu Eritien Nzinga ari buze kuba yahabwa imbabazi abashe kuba yagaruka muri shampiyona y'u Rwanda, cyangwa se nta mbabazi ari buze kuba yahabwa, byose tugiye kuba twabitega amatwi tuze kuba twabiharira igihe. Ndagusaba kuba wamaze kuba waterekamo igitekerezo cyawe, nizere ko rwose ikiganiro cyo wamaze kuba twawamara kucyumva neza cyane, uburyo ki tugiye kuba twanakinjiramo 5-5. Umukino wari wa Polisi ndetse na Rayon Sport nk'uko ubireba ku mashusho yawe rwose kuri screen yawe, nuko uyu mugabo ubwo yamaraga kuba yatsinda igitego rwose, ari nacyo ikipe ya Rayon Sport yabaye yatsinda ikipe ya Polisi, nuko rwose amashusho yagaragaye uyu mugabo Eritien Nzinga Ruvumbu yagiye ahagana kuri koroneri, ahagana ku ruhande rw'ibumoso, areba mu bafana afunga umunwa. Uyu munwa yawufunze agamije iki? Yabishakiye iki? Ndagira ngo nkubwire ko nk'uko nagiye mbikubwira haruguru, ari ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwarabyinjiyemo iby'uyu mukinnyi, bamubeshya ko agomba gukora ibyo bashaka nk'ibi ngibi rwose, bamwizeza ibitangaza ko bazamuha amafaranga, ndetse bakaba babasha kumuha n'ibindi bintu azaba bamuha yifuza, ndetse akabasha kuba yahura na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Ibi byose nta kimwe yakorezwe, cyangwa se nta na kimwe yahawe. Uyu mugabo amaze iminsi ari no mu miserero ingana cyangwa se myinshi cyane, dore ko amaze iminsi aserera n'umugabo Elia Mishache, dore ko uyu mugabo nawe akinira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Elia Mishache abwiye Eritien Nzinga Ruvumbu ati ngo mama wanjye yaraye arose ko wavunitse rwose utabazabasha gukina. Bibabaza Eritien Nzinga Ruvumbu, akeka ko rwose yaba ari ukumutambamo igitambo kugira ngo Elia Mishache akomeje kugira imbaraga zo gukina, agire rwose akomeze kuba yakisanga neza cyane muri football, akomeza akina neza cyane. Uyu nguyu Eritien Nzinga Ruvumbu niko yabiketse. Ikipe ya Rayon Sport yabitangaje kuri uyu munsi ko yamaze kuba yabona ibaruwa y'uyu mugabo, ariko ntacyo irabitangazaho, ntacyo irasubiza uyu Eritien Nzinga Ruvumbu ku ibaruwa yabaye yakandikira ekipe ya Rayon Sport. Ariko uyu mugabo abenshi bahise batekereza ko uyu mugabo Eritien Nzinga Ruvumbu ashaka kuba yakigarukira muri shampiyona nyarwanda, dore ko ibyo kugaruka muri shampiyona y'u Rwanda bitagishobotse bitewe n'ibyo yasize akoreye mu Rwanda. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza. Reka mbe nababwira ngo rwose mukomeze kuba mwakurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Amakuru yo nakagaruka, turabakunda cyane. Asravista.